Bonjour. Cya gitekerezo cy'umushinga kimaze iminsi kikubyinabyinamo, akenshi ukagira ubwoba kubera ko ubona hari abandi babikoze neza kukurusha, cyangwa se kubera ko utifitiye icyizere. Ndagira nkubwire umuti wabyo. Ndibugusabe gutekereza nk'umusirikare uyoboye marine ugiye kurwana intambara ahantu ku karwa. Wamara kwambuka amazi ugeze hakurya muri ka karwa ugiye guteramo intambara, ugasaba abasirikare bawe gutwika amato yabambukije. Kubera iki bagomba gutwika amato? Ni ukuvuga ngo urwo rugamba mugiye kurwana mufite choice ebyiri: murarurwana mu rutsinde akarwa mukigarurire, cyangwa se murarwana mpaka mupfuye ariko mukiri kugerageza gutsinda. Iyi mvugo ntabwo ari ngiye wayitangiye. Iyi mvugo yabayeho mu isekuruza ya 4 mbere ya Yezu Kristo. Yatangijwe n'umugabo witwa Agatocle de Syracuse. Ari umwami wa Syracuse, uyu munsi isigaye yitwa ikirwa cya Sicile. Urabona ko akunda Ubutaliyani bumeze nk'igikweto cya bote, ndavuga mapu yayo. Hasi ku ipembe hari akarwa kitwa Sicile gahari. Ngira ngo no mu ngendo za Paulo ari mu ivugabutumwa yarahatambutse, hari n'amabaro yaboherereje. Uyu mugabo mu gihe yari agiye kurwana n'ibihugu byo mu majyaruguru ya Afurika, amaze kwambuka inyanja, amaze gukandagira ku butaka bwa Afurika, yabwiye abasirikare be bose ngo batwike amato. Nuvuga ngo nta choice yo gusubira inyuma bari bafite, kandi byarakunze. Intambara bararirwanye, intambara barayitsinze. Mu isekuruza rya 16 nyuma ya Yezu, ahahinga mu mwaka wa 1519, hari undi mugabo w'Umwespanyol nawe wakoresheje imvugo conquistador witwaga Hernán Cortés. Yaragiye kwigarurira empire yitwa Aztec, nayo yari hafi aho ngaho hafi ya Mexique. Mu mateka bivugwa ko iyo empire yari ifite ubukungu bwinshi cyane. Espagne irabushegera, niko koherezayo Cortés, nawe akurikiza iriya strategie ya Agatocle 100%. Yasabye abasirikare be gutwika amato, atangira urugamba, kandi byaje kurangira urugamba barutsinze. Reka ngaruke gatoya ko umushinga wawe. Birashoboka ko inshuro nyinshi ujya kuwutangira, cyangwa se iyo utangiye kuwutekerezaho, utekereza ka kazi usanzwe ubayemo, utekereza wa muryango usanzwe utuyemo, utekereza za comfort zose ufite, ukabona gufata riske nk'iyaba bagabo maze kuvuga bitaza kukorohera. Ugahitamo kwigumira hariya hashyushye, nyamara hatakugeza ku nzozi ufite. Njyewe ndi umwana w'umufonctionnaire, nakuze iwacu ari abakozi ba leta, ariko ikintu nabonye nuko abana bavuka ku bafonctionnaire cyangwa se kuri ba bacuruzi bafite ubucuruzi buciriritse, hamwe mu mufite akamodoka, mufite akazu keza, buri mwana afite icyumba, babaha karja de poche k'ibihumbi 10 mugiye ku ishuri. Bari abana akenshi ntabwo ari bo bakunze kubikomerezwa. Ifo kugaruka inyuma gatoya ukibuka ko bari ababyeyi babayeho mu gihe cy'ubukoloni, cyangwa se ubukoloni burimo burarangira. Amashuri bize, mindset ya business bafite ntabwo yari yo kubagira abaherwe, yari yo kugira ngo babe bari aho ngaho babasha gukemura ibibazo by'imiryango yabo n'ibibazo byabo bwite, me batageze ku bya mirenge. Kuko ibya mirenge byari bifite nyirabyo, ntabwo yari bwemere ko na rubanda rugufi ruze kubigeraho. Niyo mpamvu mu burere natwe bagiye badushyira muri ya cadre yo kudukura muri ABC ya business totalement. D'ailleurs niba ukunda gusoma, nakugira inama yo gusoma nk'igitabo cya Robert Kayisako, igitabo cyitwa Père riche Père pauvre. Niho ubonera ubutandukanire bw'imiryango y'abantu b'abafonctionnaire n'abantu bishugurikira mu buzima busanzwe. Nk'abantu biwacu, hari nk'urugero rw'umusore twari duturanye, ndamwibuka, yacuruzaga imifuka ya Busunzu, imifuka batwaragamo ikawa. Umuhungu arakora, ariko kubera yari yaravukiye mu muryango udafite ibyo twebwe twari dufite, we umubabaro waramuriye, inzara iramukanda, arangije afata ibyemezo bizima. Ubu uyu munsi ari mu bakire bo muri quartier aho mvuka, nyamara ntacyo yatangiye afite. Impamvu zidutera kugira ubwoba bwo gutwika amato yacu, impamvu ya mbere
ni ubwoba. Tugira ubwoba bwo gutsindwa, ubwoba bwa esheke. Uratekereza ukavuga ati se ibi nimbijyamo ngatakaza ibi ngibi nari nsanganywe ejo nzaba uwande. Ukagira ubwoba bwo kugerageza nyamara igitekerezo ugifite kandi ufite strategy zihagije zo kugira ngo bigereho, ariko bikanga bikakwanga mu nda, ugakomeza kugumana twa tundi dukeya ufite, nyamara esheke ntabwo ari ikibazo. Umugabo witwa Thomas Edison dukesha aya mampure, aya matara ducana hano iwacu mu nzu, Edison yagerageje inshuro 10,000 byanga. Mu mvugo ye arivugira ngo, reka mbivuge mu gifaransa niho binyorohera, ngo je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas. Impamvu ya kabiri nuko dukunda kwizirika muri zone de confort, dukunda kuba hahandi dufite stabilité. Turi kuvuga ngo niyo naba ndi kwinjiza kamiliyoni kamwe, mfite icyizere ko n'ukwezi gutaha kazinjira, n'ukundi kwezi kazinjira. Umva ahangaha munyumve neza, ntago ndi kubwira abantu ngo bareke akazi kabo, ntago ndi kubwira abantu ngo bave mu byo bari basanzwe babayemo. Oya, biragusaba gukorana ubwenge. Ushobora gukomeza kuba mwako kazi, ugakomeza gukora ibyo bindi wakoraga, mu masaha 8 wakoraga ukongeraho amasaha 4 ku munsi, ugatangira gukora icyo kintu. Uko icyo kintu kigenda gikura, akaba ari kugenda ugabanya nariya masaha, igihe kikazagera ugasanga aya masaha 8 wakoraga igihe kikagera karangiraho, ugasigara uri kwikosantra kw'icyo kintu ukunda, uzi neza ko kizakugeza kure, kuko nutagikora igihe kizagera ugere mu zabukuru utangire kujya ubyibuka ubabare, ntacyo uzakora ngo bihindure, kuko igihe kirahenze. Nk'uko umwongereza yabivuze ngo time is money. Umuti ufatika wo kurenga kw'ibyo bintu byose nuko ubasha kwishyiramo imbaraga zo gutinyuka ubwoba, warangiza ukihereza intumbero nini cyane, kuko buriya nanone iyo ufite intumbero ntoya ntabwo biguhereza motivation yo guhaguruka ngo ubikore. Ugomba nanone nk'uko nari maze kubivuga, utaba injiji ngo urekure burundu ibyo ngibyo wari urimo. Biragusaba ngo ukore riske iri calcule, ariko mu mibare yawe n'ubundi ubuzi ngo hari ahantu uza kugera uvuge ngo kama mbaya. Ibyo nanone biragusaba kwiyangaja ku buryo busesuye kwira ntumbero yawe. Ifo ko wihereza objectives ziri clear, ukaba uzi ngo none ndakora iki, ejo nzakora iki. Ugomba gukora plan d'action iciye mu duce uri capable gushyira mu bikorwa bigakunda. Kandi nyuma ya buri nsinzi muri twato etape dutoya wihaye, ukajya umenya kwihemba. Ujye umenya kwihemba mbere y'abandi, mbere y'ikiriho icyo ari cyo cyose, jya ubanza wihembe. Icyanyuma bigusaba no gushirika ubwoba ugafata riske. Mu kurangiza iyi video, reka nkwibutsa kandi kantu kamwe. Twese tubaho imyaka akenshi ntawe ujya urenza 100. Ni bakeya cyane bayigezaho cyangwa se bakanayirenza, kandi wabaho neza wabaho nabi, iyo igihe kigeze uragenda. Nuba mu ntumbero yawe ugatwika ariya mato nk'uko nabivuze, mu gihe cyose uzakomeza kurwana ukabasha gutsinda iyo ntambara, mu minsi yo kubaho kwawe yose uzaba ufite akanyamuneza, ufite umunezero ku mutima, uvuga ngo narabigambiriye mbigeraho. Nugera mu zabukuru utarabigeraho, ukiri mu ntambara niyo wayigwaho, mu mutima wawe uzahora wibwira ngo ntacyo ntakoze, naragerageje nubwo byanze. Ariko nukomeza guheranwa n'ubwoba, ugakomeza kumva amabwire y'abadafite inzozi nk'izawe, mu zabukuru uzateseka. Niho uzumva wabikora, ariko usanga igihe cyarakurenze. Niba wumva neza, niba ufite inzozi nini, niba wumva umutwe wawe aricyo waremewe, fata icyemezo, utwika aya mato, urwana inkundura, ukora ibishoboka byose, uruhuke ari urwo rugamba rutsinze ibyo ugambiriye ubigezeho. Reka ndekeraho, n'ejo n'umunsi.